Uhereye aho wasanga twese turi ibicucu n'injiji usibye ko tutari byo mu bintu bimwe kuko birashoboka ko ngo nk'inka zifite ubwo buryo bwo kuryoherwa n'umuziki bwigiye hejuru ugereranyije n'izindi nyamaswa. Bavuga yuko ngo muzari ngo aryohera inka cyane zikaryoherwa ngo rwose zikumva zishimye. Niba umuntu atazi nk'uburyo muri Kiliziya Gatolika baririmbaga mu myaka 40 ishize, hari igihe byamugora kumva uburyo baririmba uyu munsi. Nshuti bakunzi ba muzika, ubuhanga ndetse n'ubumenyi, turabasuhuje cyane kuri Emmy Pro Media. Uyu munsi nk'uko mubibona ndi kumwe n'ubundi na Padiri HAKOLIMANA Jean. Ejo bundi hari ikiganiro duherutse gukorana cyiza cyane tuvuga ku by'umuziki, ariko ntago twabisoje. Uno munsi turashaka kubye-extendinga tuvuge ku muziki n'ubuhanga n'ubumenyi. Ariko reka tubanze tumwakire abanza basuhuze. Padi, wasuhuza abakunzi ba Emmy Pro Media. Nsuhuza abakunzi ba Emmy Pro Media, namwe ndabashuhuje ishyaka n'umurava murimo mushyira mu byo gutunganya umuziki. Ndishimye iki kiganiro. Ubushize nabaye nka Simoni w'umunyasirene bafashe yiviriye guhinga hanyuma bakamuhekesha umusaraba wa Yezu, nubwo nawe nyine byatumye agira uruhare muri uko gucungurwa kwacu. Ndishimye rero noneho ko ngubu duhuriye ahantu. Dushimire n'ubuyobozi bwa Centre Saint Paul bwatwemerera guhurira ngaha tukakorera iki kiganiro. Nkaba nizeye yuko twungukira byinshi, natwe tugatanga umuganda kimwe n'abandi mu kugira ngo twungurane inama, twungurane ibitekerezo, hanyuma ari umuziki wa Kiliziya Gatolika, ari n'ubukirisitu, ari n'ubumenyi bwose twibitseho, dushyire hamwe kugira ngo byose tubiteze imbere. Murakoze, ndishimye, ndizera ko turagira ikiganiro cyiza. Nibyo rwose Padi, mbere yuko yenda tujya in deep, wabanza ukadusobanurira. Nari mvuze ngo tugiye kuvuga ku muziki, ubuhanga n'ubumenyi. Ibyo bintu hari aho bihuriye? Wareba ukuntu bihuza mbere yuko tubyinjiramo kugira ngo tube turi kuvugana ku bintu twumvikanyeho ndetse n'abadukurikiye. Reka turebe. Umuziki ni ikintu cyoroshye Imana yashize muri kamere yacu, site twenyine tuwufite. Burya n'inyamaswa n'inyoni mwumva uburyo ziririmba, gusa wenda icyo dutandukaniyeho nazo nuko twege tuzi ibyo bintu, ayo majwi, ayo manota anyuranye Imana yashize mu muhogo wacu. Ugasanga n'inyamaswa ziyafite, nk'inyoni ziraririmba kumva nk'inkirabi, hari igihe inka yabiye ukumva ni byiza. Icyo twe tuzirusha nuko tuzi kubishyira mu bimenyetso, tukabishyira mu manota, twarangiza tukabivanga, tukabibyaza ikintu cyiza cyane. Uko kubivanga rero niho harimo ubuhanga bwo kubivanga. Tubivanga mu nzego nyinshi. Hari ubivanga ahimba, urwo ni urwego rw'ubuhanga Imana yamuhaye. Ntabwo tuyifite yose, ariko hari ufite iyo ngabire. Hari uzi kuzivanga aririmbisha, ubwo nabwo ni ubuhanga. Burya abantu twese ntabwo twahawe iyo ngabire yo kuririmbisha. Hari n'uzi kuzivanga azitunganya nk'uko mubikora, mufite studio yo kuvanga imiziki no kuyitunganya, nabwo ni ubuhanga. Hari n'ubuhanga burya bwo kumva umuziki. Burya nabyo ntabwo twese twahawe ingabire imwe yo kuryoherwa n'umuziki. Bavuga yuko usibye natwe twenyine n'inyamaswa ntabwo zifite ku bwoko bumwe, kuko birashoboka ko ngo nk'inka zifite ubwo buryo bwo kuryoherwa n'umuziki bwigiye hejuru ugereranyije n'izindi nyamaswa. Niyo mpamvu mu Kinyarwanda cyacu inka baziririmbiraga amahamba, nuko bari bazi yuko ziyumva zikanezerwa, izikamwa umukamo ukiyongera. Niyo mpamvu no mu kizungu, byo twita ikizungu mu yandi mahanga, usanga hari ahantu aho bororera inka bazicurangira umuziki, ndetse bakaba bazi ngo umuziki uyu n'uyu uziryohera kurusha uyu, zigakamwa menshi. Ugasanga bashyiremo nka muzara. Bavuga yuko ngo muzari ngo aryohera inka cyane zikaryoherwa ngo rwose zikumva zishimye. Ubwo rero nabwo ni ubuhanga. Urumva rero ni ubuhanga dufite mu ngeri zinyuranye. Noneho hakaza
n'ikintu cy'ubumenyi. Ubumenyi ni ukugira ngo ushobore gusasanura ibyo byose mvuze. Tumenye aho ubuhanga bwo guhimba, ubwo gucuranga, ubwo kuvanga imiziki no kuyitunganya, ubwo kuririmbisha, aho bitandukanira. Ndetse unabireba ushobore kuba wabishyira mu murongo w'amateka uvuga uti uyu munsi byifashe bite, byari bimeze bite ejo hashize, n'ejo bundi hashize, ese duhagaze he, ese turagana he. Ibyo byo bisaba ubumenyi. Ibyo byo bisaba ubumenyi, kuko niba umuntu atazi nk'uburyo muri Kiliziya Gatolika baririmbaga mu myaka 40 ishize, hari igihe byamugora kumva uburyo baririmba uyu munsi n'umwihariko w'uyu munsi ugereranyije no mu myaka 40 cyangwa 50 ishize. Ibyo byo ni ubumenyi nabwo abantu bashobora kugira cyangwa ntibabugire. Naho rero wabihuriza umuziki, ubuhanga n'ubumenyi. Mu by'ukuri urebye twese abantu, atari no muri ibyo by'umuziki gusa, ari no mu bindi, burya twese turuzuzanya. Uhimba akeneye abazi gutunganya imiziki nk'amwe, barangiza bagakenera abantu bazi kuririmba, bagakenera wa wundi uzi gucuranga gitari cyangwa inanga, ndetse tukaza no gukenera wa wundi uzi kumva wa muziki ukamuryohera, kuko turirimbye ntihagire ubyumva, ntibigire uwo biryohera, twaba se tumaze iki? Urumva rero abantu twese turakeneranye. Ikibazo aho kiba ni uko tutabimenya, twibwira yuko dushaka ko buri muntu wese yibwira ko azi byose. Nta muntu uzi byose. Burya rero reka nkubwiye n'ikintu gishekeje, nta n'umuntu uzi byinshi ubaho. Ntawe uzi byinshi? Ngo ntawe uzi byinshi? Nk'urugero nkawe uzi byinshi. Reka da! Ngiye nigeze numva banavuga ko ngo kera wiga mu seminari nkuru Inyakibanda, ngo kugera ubu nta muntu uragira amanota menshi nk'ayo wigeze ugira. Icyo ni ikimenyetso cy'uko uzi byinshi, ni kimwe mu bibigaragaza. Reka da, burya reka cyo ngukurira inzira ku murima. Burya niyo wafata umuntu ufite izi bita doctora PhD 5, ubumenyi bwe umurebye we uba wumva ari bwinshi, ariko urebye inyanja y'ubumenyi ukuntu ingana, uwo muntu tuntabazi tungana nka gutya, tuba ari dukeya cyane ugereranyije. Reba inyanja y'ubumenyi irimo ibyo abatubanjirije, natwe n'abazaza, uko ibisekuruza bigenda bisimburana iteka ryose. Urumva inyanja y'ubumenyi ni nini cyane. Twese rero buri muntu nawe undi tuvuga ngo ni ikimene, ngo yaraminuje, nk'ibyo bavuga ngo yagize amanota menshi, burya utuntabazi utugereranyije n'iyo nyanja y'ubumenyi tuba ari duke cyane. Ni nayo mpamvu burya nta n'umuntu burya w'igicucu ubaho. Ibicucu birahari padi? Oya, hari icyo wabonye se wowe? Padi, ibicucu biba none se ko birirwa bavuga, kera turi abanyeshuri twiga muri primaire na hose baratubwiraga turiya ni igicucu, uraza ubwenge. Iyo concept yonyine kubiri iri hose si ikimenyetso cy'uko ibicucu nyine bihari. Reka no guhera kuko nta gicucu kibaho. Ikiri cyo nuko twese ababayeho, abariho n'abazaza, buri wese afite ikintu azi. Iryo ni ihame rya mbere, kandi buri wese afite ibintu byinshi atazi. Reka duhera uhereye aho, wasanga twese turi ibicucu n'injiji, usibye ko tutari byo mu bintu bimwe. Ngewe nk'ubu ngubu mu by'ubuvuzi we warabyize, ubu ngiye tuvuge yuko mu by'ubuvuzi ndi igicucu n'injiji, ariko mu by'umuziki, mu bya Bibiliya, mu bya political sciences ndi umuhanga. Ariko nanjye njyanye mu by'ubuvuzi naba igicucu. Nuvuga ngo uhereye aho ngaho buri wese afite ibyazi, akagira n'ibindi byinshi atazi. Muri bya bindi atazi wamwitamo igicucu n'injiji, ariko muri bya bindi azi arabizi. Burya rero na wa muntu uzi guhinga ibijumba, hari ibintu sinzi muri tundi duce tw'u Rwanda iwacu babyita imitabo, uzi kurunda itaka gutya agahingamo ibijumba bikera.